Okay, umaze kugura kilo reye cyangwa utuntu bita cotton swabs cyangwa cotton buds kugira ngo ubashe gukora isuku y'ugutwi kwawe. Ni byiza gukora isuku. Igikurikiyeho noneho ni ukumenya kudukoresha neza kugira ngo tutagutera ibibazo bitandukanye dushobora kugutera iyo udukoresheje nabi ku gutwi kwawe. Ubundi ugutwi k'umuntu ukuntu guteye, iki tubona hano hanze kigizwe n'umwobo w'ugutwi hamwe n'iki gikobo hano kiri hanze, mo imbere kuri urwo rw'uyu mwobo tubona hano hariho uturemangingo twitwa glandular cells, ari two dukora icyo bita urukurugutwa cyangwa mu cyongereza cerumen. Iyi cerumen ikidufasha nk'abantu ni ukubasha kuturinda ama-infection y'ibintu bitandukanye ashobora kwinjira mu gutwi aciye hano hanze aho tubona, cyangwa n'umukungugu, ibintu by'umwanda bishobora kwinjiramo, aho kugira ngo bijye ku gutwi, ku ngoma y'ugutwi, ubukurugutwa burabihagarika. Nicyo bumaze. Urumva ni ingenzi kuko buraturinda. Ariko rimwe na rimwe dukenera guhanagura ubukurugutwa. Ubundi ugutwi k'umuntu, ubukurugutwa bufite ubushobozi bwo gusohora, ugutwi bufite ubushobozi bwo gusohora ubukurugutwa nta kindi kintu ukoresheje, bukagenda busohoka bukagera hano tubona twese hano hanze. Sasa rero kilo reye cyangwa cotton swabs nuko twabivuze, ubundi ikimaze, icyo yakorewe ni ukubasha guhanagura ahantu h'ugutwi hano hanze tubona, aho ubona gusa. Ntabwo kilo reye yakorewe kwinjizwa mu gutwi mo imbere ukuremo ubukurugutwa n'uburimo imbere cyane. So reka turebe ukuntu dushobora kubukoresha. Iyo ufashe agakilo reye wowe uhanagura iki gikobo hano kiri hanze, warangiza ugahanagura ubukurugutwa buri hano hanze ubona aho nyine muri wa mwobo w'ugutwi, ntabwo ujyamo imbere. Sasa iyo ufashe kilo reye yawe ukayinjizamo imbere, bamwe baba bumva bagiye nyine guhanagura, gukora isuku neza aho hose mu gutwi, noneho nyine bakumva nibyo byiza. Ariko mu by'ukuri ibyo ni bibi, kandi bishobora uretse n'ibindi bibazo bitandukanye bishobora kugutera, ariko ushobora kwinjizamo na cyane ukikomeretsa ku ngoma y'ugutwi kwawe. Ariko utanikomerekeje, iyo ukomeje kwinjizamo cyane uhatirizamo imbere, noneho ufata bwa bukurugutwa ukabusunikamo imbere mu gutwi. Iyo ubusunitsemo imbere mu gutwi buragenda bugahagamamo, noneho sasa ukajya ukabona nk'umuntu aje kwa muganga akubwira yuko atacyumva mu gutwi kumwe cyangwa yose, kandi akakubwira yuko ibyo byatangiye, uko kutumva byatangiye amaze gukoresha kilo reye, amaze gukora isuku mu gutwi. Akibaza nyine icyamubayeho nyuma yaho, kandi yumvaga yakoze isuku rwose byaciyemo. Niyo mpamvu rero twese dukeneye kumenya uko cotton swabs or cotton buds zikoreshwa, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo icyo tugomba kwirinda ni ukwinjizamo imbere cyane, kubera ko ubwo bukurugutwa cyangwa icyo bita cerumen bwinjiramo ubundi bugatera ikibazo, bukagutera ikibazo cyitwa cerumen infection, ariko guhagamamo ubwo bukurugutwa.